Hari ibintu byinshi bikomeye abantu benshi batamenya. Ntugomba guhora hafi y'umukobwa cyangwa kumuvugisha buri gihe kugira ngo agukunde agutekerezeho buri munsi, ahubwo hari ikintu kimwe gikomeye ukora kigasiga mu mutwe igihe kirekire. Ibi nibyo bituma agutekerezaho akakwifuza ndetse rimwe na rimwe agatangira kukubura. Uyu munsi ngiye kukwereka amagambo 5 yimbitse atuma umukobwa agutekerezaho buri munsi. Ikintu cya mbere, jya usiga emotion. Abantu bibagirwa yuko wabatumye bumva iyo uri kumwe nawe. Jya utuma aseka, gituma yumva ari special, gituma agira ibyishimo. Iyo emotion ihora mu matwi ye, ibyo bituma agutekerezaho n'igihe udahari. Muri Bibiliya haranditse ngo umutima unezerewe uhesha mu maso heza, ariko umutima ubabaye ucogoza umutima. Imigani 15:13. Naho kabiri, ntukabe umuntu uhoraho. Iyo uhora uboneka ubusanzwe, ariko iyo hari igihe uboneka n'igihe utaboneka, bituma ahora agutekerezaho akibaza ati uri hehe. Muri Bibiliya handitse ngo amagambo menshi ntabuza icyaha, ariko uwifata mu magambo ye ni umunyabwenge. Imigani 10:19. Kwifata bituma agutekerezaho cyane. Gatatu, jya uvuga ibintu bimutera gutekereza. Ntukavuge ibintu bisanzwe, ahubwo vuga amagambo yimbitse. Uvuge ibintu bitandukanye, uvuge ibintu bisiga ikibazo mu mutwe we. Urugero, hari ikintu gituma utekereza cyane ariko si benshi babibona. Ibi bituma agutekerezaho kuri wowe n'igihe kirekire. Muri Bibiliya handitse ngo umutima w'umunyabwenge utuma amagambo ye agira ubwenge, kandi wongera kumenya ku buryo buvuga. Imigani 16:23. Naho gatandatu, jya uba umuntu ufite icyerekezo. Umukobwa atekereza cyane ku muntu ufite aho ajya. Iyo ufite intego ukora ku buzima bwawe atari uguta igihe, bituma akubona nk'uw'agaciro, agatangira kugutekerezaho. Muri Bibiliya handitse ngo abantu batagira ibyo berekwa bareka kwifata. Imigani 29:18. Naho gatanu, jya usiga amatsiko. Ntukamwereke byose, ntukamubwire byose, ahubwo jya usiga ibintu atazi, jya usiga ibintu bituzuye, jya usiga impano yo kugutekerezaho. Ibi bituma aguhora mu mutwe. Muri Bibiliya handitse ngo uwigengesera ku magambo ye agira ubwenge, kandi ufite umutima utuje ni umunyabwenge. Imigani 17:27. Isomo ry'ingenzi: niba ushaka yuko agutekerezaho buri munsi, ntugakoreshe imbaraga nyinshi, ahubwo kora ibintu bifite ireme. Jya uba umuntu utangaje, ujye uba umuntu wibukwa, kuko abantu bose bibuka ibyo bakoze, si abavugishije gusa. Niba ushaka ko umukobwa agutekerezaho, tangira guhindura uburyo witwara. Ntugakoreshe imbaraga nyinshi, koresha uburyo bwiza. Twandikire muri comment ukandi subscribe niba ushaka content iguhindura. Kandi nkubutse ko mu yindi video y'ubutaha nzakwereka cyangwa se nzakubwira ibintu 3 wakora